watubwiye ukuntu twabigenza natwe tukaza muri ibyo bihugu by'iwanyu nago mubizi. Ikintu cya mbere ni amakuru guys. Amakuru iyo yafite abasha kukugeza ku bintu byose wifuza. Ntabwo ushobora kugenda ahantu udafashe ibyo bakeneye ngo umenye niba unabyemerewe, urebe niba ibyo bintu bari gusaba nawe ubyujuje. Nimutagira vuba rero ngo mukusanye ibyo basaba, hari abantu batsinda hari n'abantu badatsinda. Ibi ngiyi ni ikintu utabwira buri muntu wese ngo wowe ngo nturimo ngo uriya niwe ubyemerewe. Oya, kubw'amahirwe yawe iyo bagusabye ibintu byose ukaba wabyujuje, iyo batangiye loteri ni nk'intuza mbese ni tombora. Iyo kuguyeho wujuje bya bindi bavuze, n'uwo mwanya uhita uzamuka. Twarabibonye, twabonye benshi bagezeyo, ntabwo ari hano muri Canada. Icyo bita green card ni muri Amerika. Ino video ntimumbaze ngo Canada ngo se birashoboka. Oya, green card iyo utsindiye iyo loteri ya green card baguha ku gakarte ugahita wurira indege ukajya muri Amerika. Haba hari ibihugu byinshi utoranya ukajyamo mu cyo ushaka. Bayikora abantu bajya muri Amerika. Niba rero wifuza kuba muri Amerika, uyu ni wo mwanya wawe bitararenga igihe. Okay? Ntuzavuge ngo Flora Gwiza ngo nago yakubwiye. Niba utarakusanya ayo makuru y'ibyo basaba ngiye kubabwira, ubwo gira vuba ubishake kuko igihe kiregereje. Urabona tugeze ku itariki ya 6 y'ukwa 9 kandi loteri igiye kuba mu kanya gatoya. Rero ntuzambwire ngo naratinze, n'akazi kawe. Mba nababuriye. Sawa, twagiye. Hello guys, how are you doing? Flora Gwiza, I'm back again. Guys, ndabakumbuye ariko ejo ntago byari ibihe byiza. Ejo byari ibihe nyine bya video nasohoye yari yo kuvuga imibereho ya Vava na Gogo. Ntago abanyarwanda tunezerewe kubera bari abana baducitse, ariko isi niko imeze. Sibo ba mbere nta nubwo ari bo ba nyuma. Nanjye uyu munsi nagenda, nejo nawe ukagenda. Gusa ikintu nagusaba aho uri hose ujye uhora witeguye, sibyo? Mbyiyibutsa, mbikwibutsa, mbyibutsa n'abandi kuko twese biratureba guys. Nta muntu ufite garanti muri ino si yo kuzayituramo nk'umusozi. Twese inzira ni imwe. Niba Yesu Kristo yarapfuye nawe akazuka, urwo rupfu nawe yaruciyemo, turababara tukabura abacu ndetse umuntu akiheba, ariko ujye wibuka ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima kandi nibwo bwa ngombwa. Nkomeje kwihanganisha abantu bose nabo mu gihugu cyanjye, abarwayi namwe ndabasabira Imana ibashoboze murwara ubukira. Abababaye mugerageze kunezerwa uko byaba bisa kose. Ntacyo wahindura mu isi, ni hasi no hejuru. Mbese hari ibintu utahindura, gusa ibigeragezo ntabwo bizabura kutubaho, ariko hamwe na Yesu aradukomeje kutubeshaho uko byaba bisa kose kugeza ku ndunduro. Guys, ndabasuje rero mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, mbifuriza amahoro y'Imana n'imigisha ituruka ku Mana. Yes, uyu munsi rero nkaba mbafitiye amakuru yo kugenda muri Amerika, USA. Niba ushaka kujya muri Amerika, iki nicyo gihe cyawe. Niba utari wabyibuka kuko abantu benshi bamaze kubimenyera, yes, buri mwaka haba tombora yo gukina kugira ngo
batsindire kubona icyangombwa cya green card. Green card ni ukuvuga ngo bakuvana aho uri hose ufite iyo green card wemerewe kuhatura, n'umuryango wawe wose niyo ufite abana barabatwara. Mbese uko mwaba mungana kose, iyo family imwe ya depoje, tuvuge nk'urugo, iyo umugabo yadeporeje umugore n'abana, mwese barabaterura guys. Ni uko mwaba mungana kose murahaguruka mukagenda. Rero waba umusingo, waba umwana ukiri muto ariko warangije amashuri wenda utari under age, mbese adult wese wifuza kugenda nawe urabyemerewe. Igihugu cyose waba urimo cyose, uzi ko nanjye ubwanjye ndamutse mvuga ngo ndashaka kujya muri Amerika, nubwo mba muri Canada, ndabyemerewe kuba nakina. Usibye ko kugeza ubu ntabyo nifuza. Burya hari igihe umuntu avuga ikintu ngo ntibyashoboka, ariko hari n'igihe wenda byazagera nkumva ndashaka gukomeza Amerika. Ariko guys, ese ibihugu barabindoze kubitondagira ngahora maze kugenda bingahe. Ubwo karagaciyemo nagira ngo mbibutse ko aho uri hose, aho waba uri hose, waba uri muri India, waba uri muri Europe, waba uri muri Canada, waba uri muri Australia, aho waba uri hose, niba wifuza kujya muri USA ufite ibyangombwa byemewe, atari ukugerayo ngo utangire uhangayike, ni ukugerayo uhita utangira imirimo. Ni uko nyine, uko waba ungana kose ntibisaba imyaka gusa. Iyo uri under age ubwo n'ababyeyi bagusabira, sibyo? Iyo uri munsi y'imyaka 18 ubwo n'ababyeyi bagusabira nyine mukajyana. Ariko iyo uri hejuru y'iyo myaka wemere kuba wagenda rwose, sibyo guys? Rero ngiye kubaha ibintu bigusabwa, mbese ngo bikusanye kugira ngo iyo tariki nigera uzabe ibyo bintu bifite, hanyuma ukore gahunda yose iyo uko bayigusaba. Urebe ko uturira indege, ejo ukazampamagara ukavuga ngo wageze muri Amerika, kandi Amerika na Canada turaturanye, wanahasimbukira ukanansuhuza, sibyo? Okay, reka tugende rero. Guys, ikintu cya mbere bagusaba ni ukuba utari munsi y'imyaka 18, sibyo? Ntago bagusaba amafaranga, nta kintu bagusaba gihanitse, kuko kubyuzuza ni ubuntu. Nawe umbwira ikintu bakubwira ngo nta mafaranga bari bugusabe, kandi uzi yuko burya ikintu bita ubukene nicyo kintu cya mbere kizitira abantu. Niba batagusaba amafaranga kandi ukaba wujuje imyaka irenze 18, ntago bigusaba amashuri ahanitse, upfa kuba gusa wumva ibyo uri kuzuza, sibyo? Iyo uzi ibyo uri kuzuza, fomo wuzuza, iyo fomu bayita 485, niyo fomu ya application, sibyo? Kugira ngo ntaza kwibeshya, sibyo? Iyo fomu ya application niyo wuzuza, bagenda bakubwira ibikenewe. Aho waba uri hose urabyemerewe, gusa igihe batabikwemerera ni igihe urwaye ikintu bita hepatite, ya yindi yandura akenshi na kenshi kunze kwandurira mu mibonano mpuzabitsina. Yes, ariko nabwo hari igihe biba ngombwa ko bakuraho iyo kondisiyo mu gihe wafashe urukingo babona ko udashobora kwanduza umuntu, kuko burya mwarabibonye ko abantu bashaka no kubana n'uburwayi ariko umwe ntiyanduza undi kubera yuko umwe yafashe urukingo. Mbese ako ni akantu bajya bashingiraho rimwe na rimwe kagatuma abantu batashobora guhabwa. Ariko nabwo iyo dogiteri wawe abyemeje akavuga ati nubwo ayifite ariko ntashobora kuyanduza, it's okay, ntugire ubwoba, sibyo? Gwiza yaje kukubwira ko nawe niba ufite proof yuko wafashe urukingo kandi ukaba utakwanduza, dogiteri wawe akaba yaguha niba ari yuko ubyemerewe kuba wagenda,
wagenda. Ikindi ni amafoto gusa bagusaba ya pasiporo, hanyuma ukuzuza ibyo bintu bagusabye, izo formulaire ugenda wuzuza, sibyo? Foto za pasiporo se ahantu hose barafotora, mbese ubwo ngubwo uba ugomba kuba uyifite, sibyo? Mbese ikintu cyakugora se niki? Ni mu gihe ibintu bagusabye utabyujuje wenda nk'uko babigusabye. Kuko iyo umaze gutanga iyo umaze kuzuza iyo fomu bagusaba amafoto. Iyo ayo mafoto ugize umaze kuyatanga, ukemeza yuko mbese nta n'uburwayi ufite nk'ubwo ngubwo bari kubaza, ikintu kiba gisigaye ni uko baguhamagara muri interview. Iyo interview rero upasa, iyo wageze muri interview ni igihe bagufata ibikumwe bya bindi nyine batanga fingerprint, hanyuma ugategereza ko bazaguhamagara ngo upase interview. Iyo umaze gutanga amafoto ya pasiporo, ugatanga icyemeza yuko utarwaye, ugatanga sinyatire yawe na fingerprint, urategereza baraguhamagara ugakora interview. Aho rero niho baza kukubwira niba wemerewe kuzajya muri USA, kuko icyo gihe baba bategereje gukina ya loteri kugira ngo bakujyane. Ntago bisaba aho waba uri hose ngo bavuge ngo aha ntiwemerewe cyangwa uyu ntiwemerewe, waba uri umuzungu, waba uri umwirabura, umuntu uwo ari we wese yemerewe kujya muri USA mu gihe bamutoranyije. Aho waba uherereye hose, kondisiyo z'ubuzima waba urimo zose, upfa kudaca ku mategeko y'ibyo bagusabye nka kondisiyo zikwemerera kujya gukina iyo loteri. Iyo wamaze kuzuza ibyo byose rero guys, urategereza. Utegereza ni iki? Ni igihe nyine bavuze ngo tegereza bagiye gukina, noneho bakamenya abo batoranya n'abo batatoranya. Guys, iyo bavuze ngo ni tombora, ntago bahera ku mugufi cyangwa umuremure cyangwa uw'inzobe cyangwa uw'igikara cyangwa aho uherereye, oya. Kuko kugeza na n'ubu nta n'umuntu urasobanukirwa uburyo kibikorwa, gusa ni tombora. Na wa mwana uturuka ahantu badafite n'ikintu namba, akenshi na kenshi ujya kubona ukabona baramufasha. Hahandi mbese Yesu we, gusa mbabwire ngo iki? Gusa ikintu nakubwira aho uri, ntubaze ngo ese ngo ngiye buriya bamfata. Ntawe badafata, kuko ntabwo badesida ngo turatoranya duhereye kuri iki. Ntago birabanura ku butoni ibi bintu guys. Iyo ari amahirwe yawe akuguyeho, kandi tumaze kubona yuko umugisha w'umuntu ntaho ujya, icyo wakora cyose iyo ikintu ari icyawe aba ari icyawe. Gusa iyo tuvuze ngo umugisha w'umuntu ntaho wajya, bisaba ngo ube wujuje bya bindi bagusabye, sibyo? Ntabwo uzaryama iwawe ahantu mu giturage cyangwa ahantu mu mujyi, niyo waba uri mu ma etage, ngo wiryamire ngo buke ngo bavuge ngo wowe Alphonse bagutomboye, utanabyujuje, utaranashatse amakuru ngo umenye ibyo basaba. Oya. Cyangwa ngo Clarisse ngo bamutomboye. Bagutomboye gute utariyandikishije, utaratanze ibisabwa? Niyo mpamvu naje kukubwira ngo suganya utwo tuntu basaba, witegure nawe usenge, ujye ku mavi usaba Imana. Ejo n'ejo bundi wabona uje muri Amerika tugaturana, sibyo? Aya ni amahirwe utagomba kwirenza, kuko buri muntu wese nta kintu bimusaba, n'ibyo nta bindi. Aho rero iyo warangije kubyuzuza, njyewe mbaye mbabwiye ko ku itariki zitarenze nk'amatariki, ku itariki 3 zitarenze turaba twamenye ibyo ari byo,
sibyo ku itariki 3 z'ukwa 10 kandi urabona turi mu kwa 9 mu kwa 10 sejo bundi guys none se ubwo utegereje iki Flora Gwiza yaje kukubwira ngo haguruka ukusanya ibyo barimo kukwaka byose kuko igihe ni iki senga Imana niba mu mateka yawe yaranditse kuzajyayo guys haguruka kandi uzabigeraho uhaguruka utanga ubuhamya sawa guys murakoze rero ngewe nagira ngo mbashishikarire guhaguruka muve aho muri hose niba wifuza kuba muri Amerika ntabwo ari abantu bose ni ku muntu bishaka nta muntu bafata ngo bamufate nyine ngo bamuterure bamutware ku ngufu oya ni ku muntu bishaka kujya kuba no gushakishiriza ubuzima muri Amerika uwo yari Flora Gwiza TV show Canada ndabakunda cyane guys ntibibagirwa gukora subscribe like share and comment I love you guys mureke njye mu bukwe nkuko nabibabwiye amakwe yabaye amakwe sawa tuzongerejo bye